Ah, inzara, inyota, mwana we, ko numva inda iri mu busara. Reka mbanze ndye nta kundi byagenda. Ariko ye baba mana we, ndibutse siko nagombaga gusenga uyu munsi, mfite amasengesho yo kwiyiriza, none dore nanyoye ngiye no kurya. Ewe ibi nabyo bimaze kunyobera pe. Amasengesho ku mukirisitu ni meza, agira umumaro cyane. Noneho rero amasengesho yo kwiyiriza ni meza cyane ku mukirisitu, aramufasha cyane, afasha ubuzima bwe bw'umwuka. Kuko iyo turebye n'ijambo ry'Imana, Kristo akiri hano mu isi yajyaga asenga akiriza ubusa kugira ngo agire ubusabane n'Imana. Rero natwe biratureba cyane nk'abakirisitu. Nk'umukirisitu ni ubuzima, ubu ni ubuzima bwacu nk'abakirisitu. Gusenga umuntu yiyirije, yego haba hari ibiryo, haba hari ibintu byinshi bidushukashuka bitunaniza, ariko gusenga ni byiza. Ntabwo warya iminsi 30 yose y'ukwezi ukayirangiza utarabonamo n'umunsi umwe wo gusenga ngo ugire usabane n'Imana, umbwire ngo uzabona imbaraga. Gerageza utsinde uyu mubiri, kuko hari ibintu byinshi bizakurwaho no gusenga kandi tuniyirije. Ibyo urabizi, kera wajya gusenga cyane, sibyo se? Rero nubone ndya gutya biranagowe rwose. Uzi ko hari umuntu wambwiye ko iyo umuntu atariye gutekereza byanga, nta gutekereza neza, kandi urabona ko ndi mu ishuri niga. None se ubwo nzajya nkoraho imbaraga zo kwiga cyangwa se zo gukora niba mbonye akazi? Biragoye, kuko iyo umuntu yagize nko gusenga fasting kabisa, imbaraga ziracika, bigasaba ngo ugume mu rugo, kandi ubuzima bw'iki gihe ni ugushakisha nyine. Nese urumva byanyorohera koko? Biragoye pe. Ariko shaka nze ngerageze nsenge koko, kuko kera najyaga nsenga nkasubizwa nkagira imbaraga, kandi nubwo bambwiye ko umuntu atariye adatekereza, naratekerezaga nkatsinda, nakora kabisa nabwo nkumva mfite imbaraga, kandi nkumva ubuzima bw'umwuka bwanjye bumeze neza. Ni ukuri reka ngerageze nsenge, Mana umfashe. Ni ukuri kudasenga biranyishe pe, imbaraga zaragiye. Nibyo, gerageza usenge kandi nta kintu uzegera ukicuza, kuko ni byinshi wagirwamo inama ariko bitazakugirira umumaro mu gihe kiri imbere. Igihe turi kujyamo ni igihe gisaba abantu bahagaze mu masengesho no mu ijambo ry'Imana. Mana yanjye we, ibi ni byo bita ngo iki? Dore nibagiwe ndarya. Amasengesho arapfuye neza neza. Ndabyumva, gusa ntucike intege. Ejo uzongere utangire, ariko unasenge kugira ngo Imana iguhe imbaraga, iguhe no kwibuka. Ntukibagirwe mu masengesho, ntabwo ari byiza. Ibi bintu ni hatari pe. Ntabwo nigeze ngira ibihe bimeze nk'ibi ngibi mbere, ngo mbe mu masengesho, none ko ni mu masengesho imviremo kurya. Nyama Imana yuzuza imbaraga zawe, kuko ibi bihe ndabona binkomereye cyane nk'umukirisitu. Hari undi muntu ibi bigeze bibaho? Ariko umwuka w'Imana ambwiye ko ejo nzatangira. Mu gutangira ariko nkanasenga kugira ngo mbone imbaraga. Nizeye ko bizangendekera neza, kuko ubuzima bwanjye nabayemo nsenga buruta cyane ubuzima ndimo ndabamo umunsi wa none. Nizeye ko Imana izansubiza ibihe byanjye bya mbere.